Eliya ninde? Ni njyewe. Ninjye nzaba mpagarariye igicaniro cy'Uwiteka Nyagasani unyambika imbaraga kandi uburinzi bwawe bubane nanjye. Kuko uyu munsi kuba ndi kuvugana n'umuntu uvuga yuko ari we Eliya wagarutse akabaje gutanga amakuru akomeye, bantu muri kudukurikira mugene muri commentaire mwandike uko mubyumva kugira ngo tuzongere tuganire yenda ibyo tutari bubabarize mwe mu byandike twebwe tuzamubaza. Ariko kandi mvuka ndi umwana n'ubundi udasanzwe kubera yuko nkimara kuvuka ngewe amateka bampaye navukanye inyandiko urwandiko ku mugongo igitabo cya Bibiliya. Hanyuma icya kabiri nkimara kuvuka urabona ko umwana bamuryamisha agaramye nje ngo nahise impapuro wavutse uri kumwe nayo yifite urwandiko rwari ku mugongo wari wanditseho nari nanditseho. Okay. Ntabwo ari urupapuro ahubwo ni inyuguti cyangwa se indome byari byanditse ku mugongo byari ku mubiri wanjye. Donc rero kugira ngo Imana ibereke uwo mwana wari we njewe ngo nkivuka urabona ko umwana bamufata agaramye nje ngo nahise niyubikisha inda ako kanya kugira ngo babashe kusoma ibyanditse ku mugongo. Na amateka maremare yaba yarakiriho twari kuzamusaba akabisobanurira abantu, ariko none uyu munsi ntakiriho. Yaritabye Imana ngira ngo hashize nk'amezi 2 tumushinguye. Ariko ntaco bitwaye, umugambi w'Imana urakomeje. Rero reka mvuge ku muhungu yitwa Egide Ndabarasa. Amaze kugenda asohora ibiganiro byinshi ku binyamakuru bitandukanye, ariho ku Musaraba TV. Hari n'ikindi kinyamakuru ntabasha kwibuka, ariko ndahamya neza ko muri benshi badukurikiye hari abantu bamaze kumubona. Yagiye ahanura umwuka wa Eliya ndetse n'ububyutse, ibintu nagiye mvuga kuva kera. Rero we Imana nawe yaje kuduhuza kugira ngo abashe kumenya uwo Eliya ninde, ni muntu ki, azakora gute muri ico gihe. Uyu munsi rero tubasha kuvugana. Ngira ngo ikindi gihe tuzategura neza tumuzane hano muri studio, hanyuma dukorane ikiganiro twicaranye avuge uko Imana yamuhamagaye ndetse tubihuze n'ubu buhanuzi, kuko nawe amaze gusanga ubwo buhanuzi bwarasohotse kuva kera. Uwo Eliya ahari ndetse anavuga akavuga icyo Imana imubwiye, nawe byaramutunguye cyane kandi byaramutangaje. Iki gihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda nibyongera kuba igihugu kimwe cyuzuye, kuko ubu nticyuzuye. Twaduce nagiye mbabwira tumaze kugaruka, nagire mbabwira yuko kapitale umuji w'iki gihugu urumva kizaba ari igihugu kimwe u Burundi n'u Rwanda. Umuji w'iki gihugu cyiswe kimwe bitakiri u Burundi n'u Rwanda uzaba mu Bugesera. Uwo yitwa Egide Ndabarasa nje ntabwo nari muzi. Yahanuye umwuka wa Eliya ugiye kuzaza, wahanura atazi ko tayari uwo Eliya yateguwe anahari. Uyu munsi wano uravuga uti ngendi Eliya kandi narahanuwe navuye mu bwami bwo mwijuru. Mu byukuri kugira ngo uvuge ko igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bizaba igihugu kimwe kandi intara zagiye zikatwa n'abakoroni zikajya hakurya ziva kuri ibyo bihugu byombi ko bizaba byagarutse, ndetse umujyi w'icyo gihugu ukazaba uri mu Bugesera. Kugira ngo abantu baze kubyumva neza uvuga ko uturutse mu ijuru. Inama yanzuye ko bizagenda gutyo yabereye mu ijuru, wabiganiriye n'Imana, wararyamye urarota, n'amajwi wumvise, byagenze gute kugira ngo abantu bashe kubyumva neza? Iki kibazo kiri bungore, kuko iyo wowe uvuze u Rwanda rw'ubu cyangwa uvuze u Burundi nje ntabwo tubyumva kimwe, kuko nje ntabwo mfata u Rwanda n'u Burundi nka hari ibihugu bibiri bitewe n'iby'Imana yambwiye. Njewe ndacyabona igihugu kimwe, ntabwo mbona ibihugu bibiri. Mu yandi magambo rero umuntu azaba hayoboye ni umuntu Imana yateguye kandi yaramutoranyije, ntabwo ndibuze kumuvuga. Ariko igihugu cyo kizaba cyitwa Isirayeli y'ukuri. Isiraheli y'ukuri kikandikwa ku ikarita y'isi, ikarita ya Afrika kikandikwa rwose, kizandikwa ku ikarita y'isi. Ariko nanone hari n'ibihugu bizaba byaravuye ku ikarita y'isi mu bihugu biriho. Rero munyemere twakire umukozi w'Imana no imbere mubona kuri screen ameze neza. Imana namutumye. Umukozi w'Imana uraho? Muraho neza. Turashima Imana. Natwe turayishima. Ariko nubwo turi gushima Imana hari abari kurira, hari abababaye, hari abatamerewe neza, bari kuvuga ngo Mana udufashe n'uturenze ijoro tuzagushima. Hanyuma rero aka kanya tugize umugisha uko kwakira wiyumve mikazi. Murakoze cyane. Tukumenyere ku buhanuzi mu ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi bikorwa byinshi Imana igutumye. Uyu munsi igutumye ite? Reka tubanze dusuhuza abantu badukurikiye bari hirya no hino mu mpande enye zigize isi, umugabane wa Afrika, umugabane wa Aziya, uw'Uburayi ndetse n'uwa Amerika.
mwese tubabwire ngo amahoro y'Imana bane namwe. Hanyuma nk'uko wari ubivuze, hari abishimye, hari n'abari kurira. Umubwiriza yarabivuze, aravuga ngo habaho igihe cyo kurira n'igihe cyo kwishima. Aravuga ngo habaho igihe cyo kubiba n'igihe cy'isarura. Aravuga ngo habaho igihe cyo kudoda n'igihe cyo gutabura. Mu gihe rero cyo gutabura ntibadoda, ahubwo niyo wari wambaye iracika ugatera ibiremo. Ariko mu gihe nanone cyo kudoda ntibatabura, ahubwo bagura ibitambaro bakadodesha izigezweho. Hamwe n'ibyo rero reka mbibwire, amazina ni Bishop Buhungu Abeli. Izina Imana yanyise ni Eliya nk'uko tubibona muri Malaki 3:23. Haravuga ngo dore nzaboherereza Eliya umuhanuzi w'Uwiteka imbere y'uko umunsi ukomeye uhambaye uteye ubwoba w'Uwiteka ubageraho. Ngo ni wagisanganya uzasanganya imitima y'abana niyabase kugira ngo ntazaza nkarimbuza isi umuvumo. Mu yandi magambo rero turi mu gihe cyiza cy'umuhanuzi Eliya. Nk'uko bisanzwe biri, murazi yuko imbere yuko Yesu agaruka gutwara itorero, ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kuvugwa ku isi yose kugira ngo bubere ikimenyetso amahanga yose. Ibyo bitaraba, Yesu Kristo ntabwo azaba aragira kuza gutwara itorero. Icyo gihe rero ndababwiza ukuri yuko nahagurukijwe nk'umuhanuzi utegura itorero. Itorero naryo ryitegura kugaruka kwa Kristo Yesu. Hanyuma iyo tuvuze itorero ntimwumve amatorero cyangwa se ntimwumve amadini. Ngo amadini atandukanye n'itorero, n'amatorero atandukanye n'itorero rya Kristo. Yesu yigeze yabwira Petero, aramubwira ngo kuri wowe nzakubakaho itorero, kandi iryo torero n'amarembo y'ikuzimu ntazigera arishobora. Ni iryo torero rero ndi kuvuga, turi kurisengera kugira ngo rigaruke ku murongo neza, icyo twita ububyutse. Maze iminsi mbivuga, Imana irimo gutoranya abantu biswe abarinzi b'inkike bazaba bahagarariye igicaniro cy'Uwiteka, kizaba kiri hagati hano muri Afrika, hagati y'ibihugu bitanu: u Rwanda, u Burundi, Kongo na Tanzania ndetse n'Ubugande. Icyo gicaniro cy'Uwiteka kirimo hagati. Ni hano rero mu Rwanda. Subiramo neza ibyo bihugu uvuze neza tubyumve neza. Murakoze cyane. Igicaniro cy'Uwiteka kizaba kiri hagati y'ibihugu bitanu: u Rwanda, u Burundi, Kongo, Tanzania n'Ubugande. Mu yandi magambo, hari igice Ubugande butegeza gusubiza u Rwanda, hari igice Kongo itegeza gusubiza u Rwanda, hari igice Tanzania itegeza gusubiza u Rwanda, ndetse hari n'ibice ibyo bihugu bigomba gusubiza u Burundi, kugira ngo igihugu cy'isezerano cyuzure, kibe cyuzuye, kuko abantu bagiye bakinusuraho bagatwaraho agapande, kubera ko nabo ubwabo amakuru barayafite, babizi neza ko u Rwanda n'u Burundi ni igihugu cy'isezerano, niyo ngobyi ya Edeni, niho igicaniro cy'Uwiteka kizaba kiri muri iki gihe cy'umuhanuzi Eliya ariwe ngewe. Mu yandi magambo rero, intambara muri kubona ziri kuba mu karere ziri guterwa n'utwo tuntu bagiye banusuraho bakadutwara, kandi Imana ntabwo ize yabyemera, ishaka yuko igihugu cy'isezerano cyongera kuba cyuzuye hataburaho na gatoya. Mu yandi magambo, izi ntambara rero ziri kuba abantu bazivangamwe batabizi, ni intambara Uwiteka yatangije. Nta mbaraga n'izi na nkeya z'umwana w'umuntu zishobora gutsinda iriya ntambara. Hanyuma abantu Uwiteka yatumye kurwana uru rugamba kugira ngo igihugu cy'isezerano cyongere kuzura, n'abantu bafite imbaraga zidasanzwe z'Uwiteka. Niyo mpamvu ingabo zose bohereza, ari zivuye mu mahanga ya kure, ari zivuye hafi, zose ziratsindwa. Kubera iki? Ingabo z'Uwiteka ntizitsindisha ubwinshi bw'ingabo cyangwa imbaraga za kimuntu, ahubwo zitsindisha imbaraga z'Uwiteka Imana. Mu yandi magambo, Imana umuntu itsindanishirije nta wamutsindisha, kandi umuntu itsindishije nta wamutsindanishiriza. Rero mu yandi magambo, hano tuhari kugira ngo duhanurire abantu, duhanurire amahanga, ndetse tubabwize ukuri. Iyo ubirebye muri Yeremiya uhereye ku murongo wa 4, ubasha kubibona neza. Muri Yeremiya ngira ngo ntabwo turi bujye kuhasoma, ariko abadukurikiye bahasoma, twanahasoma ariko nabwo twanahasoma, ntacyo bidutwaye. Yeremiya ibice 4, ibice 4, duhere
reka dusome mu gice cya mbere dusome umurongo wa 4 nibwo abantu bari bubyumve neza. Umurongo wa 4 haravuze ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka nyagasani Yehova dore sinzi kuvuga ndi umwana ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga kandi ico nzagutegeka cyose nico uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore niko Uwiteka avuga. Amen. Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa maze Uwiteka arambwira ati nshize amagambo yanjye mu kanwa kawe dore ngushiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kugira ububasha bwo kurandura no gusenya kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Mu yandi magambo rero umuhanuzi abereyeho iki? Abereyeho kuvuga ibihe biri imbere, ibizaba n'ibizaza. Mu yandi magambo rero reka mbwire abantu badukurikiye cyane cyane igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi nico gihugu cy'isezerano bwite Imana yavuzeho ibintu bikomeye. Iki gihugu na Yesaya yaragihanuye. Mu yandi magambo ingobyi ya Edeni iri hano mu Burundi no mu Rwanda. Iyo mvuze Burundi n'u Rwanda ntimwumve ibihugu bibiri, ni igihugu kimwe kuko cyatandukanijwe n'abakoroni. Ubundi kera baravuga ngo urundi Rwanda kubera iki? Kubera ko ari igice cyavuye ku Rwanda biba nk'ibibaye ibihugu bibiri kandi ari igihugu kimwe. Rero iki gihugu ni igihugu cy'isezerano, hanyuma Uwiteka agifitiye amasezerano meza kandi akomeye cyane. Niyo mpamvu ibi bihugu bitanu twavuze ntabwo bisanzwe birimwo, ahubwo tubivugamwo kubera iki? Kubera ko byagiye bitwaraho agapande bikaza bigatwaraho agapande bikaza bigatwaraho agapande. Niyo mpamvu rero Uwiteka ategerezwa byanyura ahakomeye cyangwa horoheje turiya dupande tugaruke, igihugu cy'isezerano cyongere cyuzure, Imana ibone gusohoza umugambi wayo kuri iki gihugu. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Hanyuma rero abarundi ni bitegure n'abanyarwanda nabo bitegure. Kubera iki? Nuko ngo ziriya ntambara mubona ziri kuba mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo, iyi ntambara izakora ku Burundi, ikore kuri Tanzania, ikore kuri Kongo ho yaratangiye, ikore no ku Bugande. Impamvu ni iyihe? Nuko ibi bihugu bitararekura igice byatwaye ku gihugu cy'isezerano, nta mahoro arakaboneka muri aka karere. Hanyuma yuvuze ko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi ariho hantu hari igihugu cy'isezerano cyangwa se Imana ibafiteho amateka meza izabagirira. Ukavuga uti hari ibice bimwe na bimwe bizagaruka byari byaratwawe bitewe n'abakoroni. Ese ndibaza ngo kuba wavuga gutyo uyu munsi u Rwanda rudacana uwaka n'u Burundi kubijyanye na politike, umuntu ntiyavuga ko mu by'ukuri ibintu uri kuvuga atari byo kandi bidashoboka? Urakoze cyane, ubagije ikibazo cyiza cyane cy'ingenzi. Niyo mpamvu ngukunda kandi nkwemera. Kubera ko abantu benshi buriya ububabarije birabagora kuba batubaza, ariko iki kibazo ubagije ntekereza ko barije isi yose muri rusangi, abantu bumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda. Mu magambo make, impamvu ubona Uburundi budacana uwaka n'u Rwanda nukugira ngo noneho Imana izabashe gukuraho ubuyobozi bw'u Burundi, kuko burigomeka. Ubundi u Rwanda ni umubyeyi w'u Burundi, kuko u Burundi bwavuye ku Rwanda, ntabwo u Rwanda rwavuye ku Burundi. U Burundi bwavuye ku Rwanda. Yego. Muri make rero ni ukuvuga yuko u Burundi bugomba kuzongera kuba igihugu kimwe n'u Rwanda, kandi ntabwo buzayoborwa n'abantu babiri, buzayoborwa n'umuntu umwe. Wakumva uvuze icyo kintu yakwibaza ngo ibyo bintu uvuze ni ibijyanye na politike cyangwa ni ibijyanye n'iyerekwa cyangwa ubuhanuzi? Mboni mvuze ntabwo ari bijyanye na politike, ni ubuhanuzi, ariko kandi bukaba buvanze n'iyerekwa, kuko ni ibintu Imana yahishuye kuva kera. Navuze yuko na Yesaya yabihanuye. Mu yandi magambo, iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'icy'u Burundi
navuga ngo ni igihugu, ni intebe y'Imana. Yego, ni intebe y'Imana, n'ahantu Imana yishimira, n'ahantu Imana ifite umugambi ukomeye cyane. Nivuga ngo niyo ngobyi ya Edeni niho yariri. Niba ntibeshye, abantu benshi bakunze kujya bavuga yuko Edeni mu by'ukuri itari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu Burundi, ahubwo iri muri Tanzania, hirya mu mashyamba yaho. Ese uyu munsi kuba bamwe muri mwebwe abarundi muvuga muti Edeni iri hano mu Burundi cyangwa se hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda, ese aho ngaho ntabwo ryaba rivangirwa cyangwa gusoma ibitabo yenda cyangwa kwikunda? Reka mbyite kwikunda. Ntiyaba ari ukwikunda mushaka kumvikanisha ko ariyo ngobyi y'Imana mu gihe cyose abayobokamana cyangwa se abemera Imana mu by'ukuri muri ibyo bihugu batanayikorera uko bikwiye? Ya, murakoze cyane nanone kutubaza kuri ico kibazo. No kuvuga ngo ni ibintu bigoye cyane mu matwi y'umwana w'umuntu kubyumva, ariko abantu bazi Imana n'ukuntu ikora, bazi imikorere y'Imana ko itandukanye n'iy'abantu, bashobora kubyumva, na cyane cyane abantu bafite umwuka wera, kuko imitekerereze y'abana b'abantu buriya itandukanye n'iy'Imana. Bibiliya iravuga ngo twebwe iyo tuzamura yiramanura, twamanura nayo ikazamura. Noneho nagire nkubwire yuko iki gihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda nibyongera kuba igihugu kimwe cyuzuye, kuko ubu nticyuzuye, twaduce nagiye mbabwira tumaze kugaruka. Nagire mbabwire yuko kapitale, umuji w'iki gihugu urumva kizaba ari igihugu kimwe, Uburundi n'u Rwanda. Umuji w'iki gihugu cyiswe kimwe bitakiri Uburundi n'u Rwanda uzaba mu Bugesera. Nuvuga ngo niho hagati na hagati abavuye mu Burundi, urumva kizaba ari igihugu kimwe, kizanahindurirwa izina. Ibyo bizaba ryari? Ntabwo dushobora kuvuga igihe bizaba. Twebwe iyo duhanura tuvuga agace, niko Bibiliya ivuga, kuko Imana ntitubwira byose. Iratubwira ngo genda uvuge iki, ejo ikagutuma ikindi. Ntabwo ikubwira itangiriro ngo ikubwire n'iherezo. Umuntu yumvise ibyo bintu uvuze yakwibaza ati ese iri yerekwa yarigize ryari? Yarigize uyu munsi, arimaranye igihe? Duhereza amakuru arambuye neza. Ese Imana ibikubwira hari ryari? Urakoze cyane. Iri yerekwa ndimaranye namwe mubare guhera muri 2006. Iri yerekwa imyaka 19. Imyaka 19. Noneho nyuma yanjye rero hari wahanuye umwuka wa Eliya ugiye kuzakorera muri aka karere. Uwo yitwa Egide Ndabarasa, nje ntabwo nari imuzi. Yahanuye umwuka wa Eliya ugiye kuzaza, wahanura atazi ko tayari uwo Eliya yateguwe anahari. Eliya ninde? Ni njyewe. Ninge nzaba mpagarariye igicaniro cy'Uwiteka n'ububyutsi. Bibiliya iravuga ngo iki? Iravuga ngo ubutumwa bw'ubwami, Matayo 24, buzavugwa ku isi yose ngo ikimenyetso kibere. Yego, kugira ngo ikimenyetso kigire gute? Kibere icyabona amahanga yose. Mu yandi magambo, ububyutse buzaturuka hano muri iki gihugu ndi kuvuga. Nkuko njya mbivuga, reka mbanze niragize Imana nyibwire ati Nyagasani unyambike imbaraga kandi uburinzi bwawe bubane nanjye. Kuko uyu munsi kuba ndi kuvugana n'umuntu uvuga yuko ari we Eliya wagarutse, akabaje gutanga amakuru akomeye. Bantu muri kudukurikira, mugene muri commentaire mwandike uko mubyumva, kugira ngo tuzongere tuganire, yenda ibyo tutari bubabarize mwe mu byandike, twebwe tuzamubaza. Uyu munsi wano uravuga ati ngendi Eliya kandi narahanuwe, navuye mu bwami bwo mu ijuru. Mu by'ukuri kugira ngo uvuge ko igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bizaba igihugu kimwe, kandi intara zagiye zikatwa n'abakoroni zikajya hakurya ziva kuri ibyo bihugu byombi, ko bizaba byagarutse, ndetse umujyi w'icyo gihugu kazaba uri mu Bugesera. Kugira ngo abantu baze kubyumva neza, uvuga ko uturutse mu ijuru. Inama yanzuye ko bizagenda gutyo yabereye mu ijuru, wabiganiriye n'Imana, wararyamye urarota, n'amajwi wumvise, byagenze gute kugira ngo abantu bashe kubyumva neza? Urakoze cyane. Yesu Kristo avukira mu nda y'umukobwa cyangwa se inkumi yitwa Mariya, amaze kuvuka agakura nk'abandi bana. Bibiliya itwemeza neza yuko yagejeje ku myaka 30, agendana n'abandi cyangwa se abantu bamubona akora imirimo bisanzwe nk'uko abandi bose bayikora. Avuga ko ari we Mesiya, ntabwo abantu babyemera, bamutera amabuye, abandi bakamutuka ibitavurwa.
ariko nagira nkubwize ukuri yuko nanjye nubwo ngaragara mu buryo bw'abantu ariko ntabwo ndi mu buryo bw'abantu ku by'ukuri navutse nk'abana nk'abandi bose ariko ku by'ukuri n'uwambyaye uyu munsi ntakiriho yaritabye Imana ariko iyaba yari akihari tukabasha kumuhamagara yari kukubwira ngo uhereye ku nda y'uwo mwana ntabwo yari isanzwe ndi umwana wa 7 mu bana barenga 10 ariko yakubwira ngo inda y'uwo yari itandukanye n'izindi inda 6 nari imaze kubyara kandi yakubwira ngo imikurire y'uwo mwana yari itandukanye n'iy'abandi. Mbere yuko tugera ku uri kavukire yawe cyangwa se uburyo wavutse nabyo nendaga kuza kubikubaza ndetse n'abagenzi banjye turi kumwe ndagira ngo uza kumva afite ikibazo yakubaza aze kukubaza kugira ngo abadukurikiye baze gusobanukirwa neza. Reka nibaze iki kintu uravuga guhura kw'ibihugu ukavuga kugaruka kw'intara zagiye zinyagwa ukavuga n'umurwa mukuru aho uzaburi. Ese Imana yagusobanuriye uzayobora icyo gihugu arinde azaba avuye mu Rwanda rw'uyu munsi cyangwa mu Burundi bw'uyu munsi cyangwa muri za ntara zizaba zigarutse? Ya ubaza ibibazo biremereye kandi bikomeye cyane ariko umuhanuzi Eliya nta kibazo na kimwe wamubaza ngo areke gusubiza. Nagire nkubwire yuko byose Imana yarabiteguye kuko muri plan Imana ifite. Reka mbanze mpere kuri aka kantu wavuze atese bishoboka bite ko Uburundi n'u Rwanda bizongera bikaba igihugu kimwe ndetse n'uduce twagiye dutwagwa n'abakoloni tukagaruka. Impamvu wakwizera ko bizongera bikaba igihugu kimwe n'utwo duce tukagaruka nuko n'ubundi uhereye kera kose n'ubundi cyahoze ari igihugu kimwe. Yego kuba rero cyarahoze ari igihugu kimwe n'ubu biroroshe kongera kuba igihugu kimwe kubera ko nta kintu na kimwe kinanira Imana. Hanyuma abagiye rero bakata bagatandukanya ibi bihugu uyu munsi bikitwa bibiri kandi cyarahoze ari igihugu kimwe. Nibyo bintu byababaje Imana niyo mpamvu yatangije urugamba kimwe n'uduce banusuyeho tutaragaruka. Ntabwo iyi ntambara uri kubona mu karere izigera igira gute ihagarara. Izahagarara ari uko Imana igeze ku ntego yayo igihugu cyongeye kuba kimwe kandi cyuzuye atagace na gatoya kabuzeho. Hanyuma rero urambagije ngo ese hazayoborwa nani? Hazayoborwa nani? Icyo gihugu kizaba cyitwa nde? Urakoze cyane. No kuvuga ngo iki gihugu kizaba gifite izina risha. Hanyuma izina ryo nshobora kurivuga ariko umuyobozi azaba ayoboye iki gihugu ntabwo ndibuze kumuvuga n'ubwiru. Si ngombwa kumuvuga ahubwo twe dukeneye ngo azaba akomoka mu yihe ntara mu Rwanda rw'ubu Burundi azaba akomoka he? Mbo iki kibazo kiri bungore kuko iyo wowe uvuze u Rwanda rw'ubu cyangwa uvuze u Burundi nje ntabwo tubyumva kimwe kuko nje ntabwo mfata u Rwanda n'u Burundi nka hari ibihugu bibiri bitewe n'iby'Imana yambwiye. Njewe ndacyabona igihugu kimwe ntabwo mbona ibihugu bibiri. Mu yandi magambo rero umuntu azaba hayoboye n'umuntu Imana yateguye kandi yaramutoranyije ntabwo ndibuze kumuvuga ariko igihugu cyo kizaba cyitwa Isirayeli y'ukuri. Isiraheli y'ukuri kikandikwa ku ikarita y'isi, ikarita ya Afrika kikandikwa rwose, kizandikwa ku ikarita y'isi ariko nanone hari n'ibihugu bizaba byaravuye ku ikarita y'isi mu bihugu biriho uyu munsi. Ndagira ngo ubwo ngubwo n'ibyo bihugu uvuze amazina yabyo azaba yarasibanganye. Buriya amazina gusibangana cyangwa bizitwa intara. Uyu munsi n'ubundi intara zimwe na zimwe zigize u Rwanda ntago kera ariko zitwa uyu munsi zitwa yandi mazina kandi abantu barabyakiriye baranabimenyereye. Nk'ubu tuvuze iyo tuvuze ngo Irusizi cyangwa se Cyangugu ntabwo uyu munsi ariko yitwa. Kera hitwaga Rusizi, kera hitwaga Cyangugu, uyu munsi hitwa Irusizi Nyamasheke. Urakoze cyane. No kuvuga rero ngo uko wumva intara ishobora guhinduka kandi abantu bakamenyera iryo zina niko n'igihugu kizahinduka irya kera bakaryibagirwa bakakira izina rishasha. Reka twikomereze tugende tugere ku munsi wo kuvuka kwawe cyangwa se mu buhinja bwawe. Ese mu by'ukuri uravuga uti nge nari inda yanjye yari isanzwe, yarinda itandukanye n'izindi nda.
ese mu by'ukuri mama yaguhaye amakuru ameze ate? Inda yawe yamuguye nabi? Byagenze gute? Yumvaga ijwi ry'Imana? Imana yamutumagaho nk'uko yatumaga kuri Mariya twita inda ya Yesu? Byagenze gute? Duha amakuru. Ya murakoze cyane. Mbo ico gihe urumva ko ngewe ntari impari, sinari nakavuka, ariko mu mugambi w'Imana nari impari. Hanyuma amateka nahawe n'umubyeyi nuko yambwira yuko inda yanjye yari afite ibibazo bibiri muri we. Yaravuga ati byanze bikunze iyi nda izampitana cyangwa se izavukamo ikindi kintu yumva atari umwana usanzwe. Ariko ngo mare kuvuka mvuka ndi umwana, ariko kandi mvuka ndi umwana n'ubundi udasanzwe. Kubera yuko nkimara kuvuka ngewe amateka bampaye, navukanye inyandiko, urwandiko ku mugongo, igitabo cya Bibiliya. Hanyuma icya kabiri, nkimara kuvuka urabona ko umwana bamuryamisha agaramye, nje ngo nahise impapuro wavutse uri kumwe nayo yifite. Urwandiko rwari ku mugongo, wari wanditseho? Nari nanditseho. Okay. Ya. Ntabwo ari urupapuro? Ntabwo ari urupapuro, ahubwo ni inyuguti cyangwa se indome byari byanditse ku mugongo wawe. Byari ku mubiri wanjye. Donc rero kugira ngo Imana ibereke uwo mwana wari we, njewe ngo nkivuka urabona ko umwana bamufata agaramye, nje ngo nahise niyubikisha inda ako kanya kugira ngo babashe kusoma ibyanditse ku mugongo. Na amateka maremare iyaba yarakiriho twari kuzamusaba akabisobanurira abantu, ariko none uyu munsi ntakiriho. Yaritabye Imana ngira ngo hashize nk'amezi 2 tumushinguye. Ariko ntaco bitwaye, umugambi w'Imana urakomeje. Rero reka mvuge ku muhungu yitwa Egide Ndabarasa. Amaze kugenda asohora ibiganiro byinshi ku binyamakuru bitandukanye, ariho ku Musaraba TV. Hari n'ikindi kinyamakuru ntabasha kwibuka, ariko ndahamya neza ko muri benshi badukurikiye hari abantu bamaze kumubona. Yagiye ahanura umwuka wa Eliya ndetse n'ububyutse, ibintu nagiye mvuga kuva kera. Rero we Imana nawe yaje kuduhuza kugira ngo abashe kumenya uwo Eliya ninde, ni muntu ki, azakora gute muri ico gihe. Uyu munsi rero tubasha kuvugana. Ngira ngo ikindi gihe tuzategura neza tumuzane hano muri studio, hanyuma dukorane ikiganiro twicaranye, avuge uko Imana yamuhamagaye, ndetse tubihuze n'ubu buhanuzi, kuko nawe amaze gusanga ubwo buhanuzi bwarasohotse kuva kera. Uwo Eliya ahari ndetse anavuga akavuga icyo Imana imubwiye, nawe byaramutunguye cyane kandi byaramutangaje. Hamwe n'ibyo rero reka turebe ibi bihugu Bibiliya ibivugaho, kandi Imana nayo iri kudushinja ibyo twakoze. Ndetse byangije iki gihugu cy'isezerano. Icya mbere iradushinja kuyimura, kutayubaha, kwimura Imana. Ikadushinja ibigirwamana. Ikadushinja idushinja ibintu bigeze muri 4 cyangwa 5, kwimura Imana tukimika ibigirwamana, tukimika ubupfumu. Niyo ngo abapfumu n'ibigirwamana Imana iradushinja kuyimura. Hanyuma ikadushinja n'ibindi bikurikira bivuga iki? Hariho uburyo burwanya Imana, hariho gahunda zagiye ziboneka z'abatinganyi. Ibyo ni zindi gahunda Imana idushinja zo kurwanya Imana. Hanyuma gukuramwo inda kw'abagore bicanze cyangwa se bivanze no kuboneza, nabyo Imana idushinja kuyirwanya. Imana yaravuze ngo nimubyare mwororoke mwuzure isi, mungane n'umusenyi wo ku nyanja cyangwa se n'inyenyeri zo kwijuru. Abantu bati nimuboneze mubyara bo mushoboye kugira gute kurera. Ibyo bintu byazaniye umuvumo ibi bihugu by'akarere dutuyemo. Hanyuma ibyo bintu tugomba kubyihana kandi twarabitangiye. Abatabyemera twebwe twiyemeje kwihanira abatabyemera, abahari n'abatahari, abari kure n'abari hafi. Twihana ibyaha byacu, tukihana ibya bene wacu, by'abakuru bacu, ibya ba data wacu, ibya ba sokuru bacu, tukihana n'iby'abayobozi bacu. Ibyo rero bizatuma Imana ibasha kugarura umwuka wayo, ari wo mwuka wa Eliya mu karere dutuyemo. Hanyuma rero bityo igicaniro cy'Uwiteka kizabona abagihagarariye, ububyutse butangire, iki gicaniro gikongeze kugera ku isi yose, ububyutse bugere ku isi yose. Mu yandi magambo, igicaniro cy'Uwiteka kizaba gihagarariwe n'abantu Imana yise abarinzi b'inkike. Abo nibo
bene ubwo bubyutse bazahaguruka bagatwara ivugabutumwa ku isi yose, ibihugu by'Uburayi na za Amerika n'ahandi. Rero nk'uko tubibona muri Matayo 24, benshi barabizi, ntabwo turi buze kubigarukaho, ariko by'umwihariko Yesaya ibice 4 n'umurongo waho wa 4 ndetse kugera kuri 6 haravuze ngo reka dusome umutwe w'ijambo. Haravuze ngo Imana isezerana gukiza abakobwa b'i Yerusalemu. Yego. Kane haravuze ngo ubwo ngubwo Uwiteka azaba yuhagiye imyanda y'abakobwa b'i Siyoni ayimareho, kandi azaba amaze amaraso muri Yerusalemu. Mwibuke ko twavuze ubwicanyi bwagiye buba muri ibi bihugu, harimwo no gukuramo inda. Ubu ngubu hari amategeko yemerera umuntu gukuramo inda itarengeje amezi 5. Ibi byose ni amaraso nk'uko turi kubisoma muri iki gitabo cya Yesaya ibice 4 n'umurongo waho wa 4. Hanyuma amaraso yagiye ameneka muri aka karere ni menshi cyane y'abantu bagiye bicwa n'izo nda zikugwamo. Hanyuma rero turumvise ngo azaba ngo kandi azaba amazeho amaraso muri Yerusalemu, ayamarishijemo umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Kandi hejuru y'ubuturo bwose bwo ku musozi wa Siyoni no ku materaniro yaho, Uwiteka azaharemeraho igicu n'umwotsi ku manywa, n'umuriro waka ukamurika nijoro, maze hejuru y'ibyubahwa byose hazabeho igitwikirizo, kandi ku manywa hazabaho ihema ryo kuzana igicu ku bw'icokere, ribe ubuhungiro n'ubwugamo bw'ishuheri n'imvura. Ni ukuvuga ngo aya magambo aravuze ngo Uwiteka azakuraho imyanda yose, yuhagire abakobwa b'i Siyoni, kandi iyi myanda ayikureho, ayimarishe umwuka ukiranuka. Aba bakobwa bazaba ari n'umwuka wotsa. Aba bakobwa basobanura iki mu buryo bw'umwuka, cyangwa se aba bakobwa bari hehe? Ubu izi saha barahari cyane bahari? Ya, urakoze cyane. Iyo Bibiliya ivuze ngo abakobwa, ntutekereze ko ari abakobwa bamwe twabyaye. Ni ukuvuga ngo aba bakobwa mu mvugo y'Imana, ni ukuvuga ngo ni itorero, ni ubu bubyutse Imana ishatse kuvuga izazana ku isi. Mu yandi magambo, izuhagira igihugu, igikureho umuvumo, igikureho icyo Bibiliya yise imyanda. Imyanda rero yabayeho kubera iki? Ni ibi byaha byagiye bikorwa nk'uko twari tumaze kubisobanura. Hanyuma imaze kuhagira rero icyo gihugu, ni ukuvuga ngo icyo gihugu kifite umwanda, Uwiteka yabaje kuhagira, gukuraho iryo myanda. Ni ibi bihugu 5 nk'uko tumaze kubivuga: Uburundi, u Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse n'Ubugande. Ni ibihugu 5 Uwiteka ashaka kweza kugira ngo igicaniro cy'Uwiteka gitangire. Uyu munsi rero Imana yatoranyije abarinzi b'inkike. Aba barinzi b'inkike ni abantu bagiye kuzatangiza iki gicaniro, ni abantu bazaba bagihagarariye. Hanyuma iki gicaniro kizagenda gikongeze kigere ku isi yose. Mu byandi magambo, ububyutse buzaturuka hano iwacu, bugende bukwire ku isi yose. Hanyuma ariko Imana ngo irabanza kuhagira ibi bihugu, imaremwo imyanda. Imyanda irimo rero ni iyi: ni ukuntu bicana n'amaraso ameneka, bagakuramo inda, bakimika ibigirwamana, ubupfumu n'ibindi byose. Ibyo bintu Uwiteka azabimaraho, yuhagire iyo myanda yose, ayivaneho, ayimarishemo umwuka wera n'umwuka wotsa. Ni imyuka ibiri Uwiteka azakoresha. Hanyuma iyo Bibiliya ivuze ngo umwuka wotsa,
ntabwo ari ibintu rero biba byoroshe. Ubwo twavuga nk'izi ntambara ziri kuba mu karere, ni umwuka wotsa. Yego. Hanyuma umwuka wotsa rero si ikintu coroshe. Iyo wumvise ikintu cotsa, ubwo nk'umuriro, umuriro ni ikintu cotsa. Ntabwo wapfa kuwisukamwo uko ubonye kose, ntabwo wapfa gukoramo, ni ibintu biba bitoroshe. Imvugo y'Imana rero abantu bayisobanukirwe. Umwuka wotsa nuko hari ibintu bizaba bikomeye, harimo n'abantu bazabisigamwo ubuzima kubwo kutumvira Uwiteka. Mu yandi magambo rero nasoza mbwira abantu badukurikiye kumvira Imana no kuyiha kugira ngo bemerere Imana ibakoreshe. Twiyame cyane ubupfumu, ibigirwamana, kuko ibi bintu Imana ibyanga urunuka, umwuka w'ubutinganyi. Ibi bintu tubirwanye, tubyamirire kure, tubyamagane, kuko Imana ibyanga urunuka. Murazi neza yuko ari byo byarimbuje Sodoma na Gomora. Ubwo rero mu yandi magambo tuzakomeza tubwire abantu igicaniro cy'Uwiteka, tubwire abantu icyerekeranye n'abarinzi b'inkike, tubwire abantu ko bagomba kugira gute kwitegura gucana iki gicaniro. Umuriro twawumvisemwo hano mu magambo turangije gusoma. Yego, abantu bakomeze basome iki gice cya 4 Yesaya, basome n'ibindi bice, bagende bakomeze no mu gice cya 5 baraza kugenda babona aya makuru. Baje no muri Nehemiya ibice 9, bagende no muri Danieli nanone ibice mu bice 9 nanone. Uhereye nubwo basoma guhera mu gice cya mbere bazagenda babona inkuru zerekeranye n'uburyo abantu bashobora kugarukira Imana nayo ikabagarukira. Reka tugushimire, hanyuma tunashimira abantu bose babanye natwe. Yego. Tubabwira ngo ibiganiro byacu bajye babana nabyo umunsi ku munsi, kuko ahangaha ni ahantu umuntu agenda yumvira ibintu bitunga ubugingo kandi by'ubwenge. Yego. Mukozi w'Imana, tugana ku musozo, ngira ngo waza guha abantu numero ya telefone, kuko hari abantu bifuza ko bakuganiriza mu gikari. Yego. Ukabagira inama cyangwa nabo bakakugira iyindi, kuko muri urugendo bisaba gufashanya. Yego. Haba mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Yego. Rero twemerere utange numero ya telefone kugira ngo abakozi b'Imana bataza kukubura. Nimero yanjye na akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705. Urayisubiramo? Plus 250 78 58 64 705. Akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705. Ndizera yuko bayumvise. Imana y'amahoro nibampera umugisha. Reka tubashimire kandi tunabaragize Imana mwese mu mwari kumwe natwe, tubabwira ngo turabakunda kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.